ikintu nkunda kubwira abantu bati niba koko uri umuntu w'Imana uri intumwa mu cyimbo cya Kristo Yesu uvuga ko uhagarariye nuvuga ngo aho uhagaze wowe uri kuvuga ubutumwa ni nkaho Yesu yakiziye akahagarara akavuga ubutumwa akaganiriza abantu be abo yapfiriye none jya ubanza wishaka gukina mu bintu bya Yesu ahubwo tekereza ngo koko ibi bintu ndi kuvuga uyu Yesu wabapfiriye akabamenera amaraso aramutse aje akaba koko ahagaze muri wa mwanya nabeshye ko ndi cyangwa se navuze reka tugure kuvuga ko ubu wabeshye kuko ntabwo urikorera evaluation ariko aramutse aje agahagarara muri wa mwanya wahagazemo ibyo bintu uri kuvuga nawe nibyo yavuga ko kuntu urimo wikina wereka abantu ngo ngewe ngo ndaha Imana icya 10 cy'amataye ngo ndayibyinira gutya ngo mujye mugaragaza ngo n'igisusu Yesu nawe yakwigaragura imbere y'abantu aricyo hari umuririmbyi ugeze aribabwira ibintu turimo ngo Yesu yabimennye nk'amaraso ngo niyo mpamvu tujya tugahaga ngo shuti yanjye uramenye utazabikinira hari igihe abantu bakinira mu bintu bya Yesu wumva narira navuga ndi koko abantu bitwa abaseriva cyangwa abavuga ubutumwa servant of God abaseriva ubutumwa bw'Imana bavuga izina rya Yesu bazakubitwa inkoni nyinshi kuko bahawe amahirwe yo guhagararira Yesu baba ambasaderi babi aho kugira ngo bavuge ibya Yesu bavuga ibyabo aho kugira ngo bavuge iby'ururutse imitima bavuga ibibyimbye imifuka yabo unakaza afite ukuntu ari kuburikora kugira ngo agukuremo amafaranga akibagirwa ko uwo mwanya Yesu yakagombye kuba ari wahagazemo ari kubwira abantu be ibyurutse imitima ari kubwira abantu be ngo ijuru rirahari muri korere nk'abazarijyamo ari kubwira abantu be ngo nimuhumure isi ntibababaze ngo mwitakaze ibyiringiro muzava mu isi muzambara ikamba muzabona ubugingo muzasingira muzambikwa amakamba muzarabagirana isi niba kamure n'iby'ijuru Yesu aje yababwira ngo iwacu harahari yakubwira ngo mfite ijuru yakubwiraga ngo burya nagupfiraga ngira ngo tuzabane iteka mu ijuru yakubwira ngo nduwera haleluya ariko ikikubwira ko abantu baba barimo bikina aribo bivuga bavuga ibintu byose ntibavuga icyaha ntibavuge n'ijuru kuko icyaha n'umwanzi w'Imana nirwo rusika rutandukanya nayo ariko umuntu akavuga ubuzima bwe akavuga ukuntu akomeye akavuga ukuntu yari inzahara akarya ni byiza guha abantu ubuhamya ariko kuko ari guhoramo urababwira ko wari uzahaye wababwiye n'ukuntu wari uzahaye mu byaha ko wenda hari n'undi nawe wabiboneraho wabwiye abantu ko Yesu akiza ibyaha n'ibiremereye wabwiye abantu ukuntu Yesu avana umuntu icyaha cyamwizingiyeho kitamuvaho ko Yesu ari byo akeneye kuko nawe arashaka kubwira abantu b'uburyo ki babishuti ze zinkora mutima ntabwo wabinkora mutima y'Imana ufite ikigutandukanya nayo ikindi cya kabiri umuntu wese ufite iwabo araharata ntabwo ushobora kuba mwisi utavuga udakumbura iby'ijuru utabwira abantu iby'ijuru abo ntabwo ari iwanyu niyo mpamvu utajya uhavuga kuko nta rari ryaho nta rukumbuzi nta rukundo uhafitiye nta nubwo wumva ukumbuye abaho none ngo uvuge ngo ijuru ngo mbejo mfe Imana se ni injiji kuko se wowe ufite umwana mwiza wawe uhora wumva yaba ari umwana umerewe neza udafite ibibazo ukumva niwe washyira ku makonte yawe ukumva niwe wabwira ibanga ryawe rikomeye nuko ayo marangamutima ngo ni Imana irayagira burya biravuze ngo nayo rero yikubona utari impfabusa udatera waraza uvuga ibikwiriye ibiri mu mwanya wari ukwiye kuvugiramo iravuga ngo nabeho niho hahandi hamanuka ryaje muri bogo kuko yankunze akaramata nico nanjye nzamukiriza azanyambaza nanjye mwita Mr. Fo azanyambaza haba harimo ikintu cyo guhura n'Imana no gukorana nayo mu buryo budasanzwe Imana ikurambararaho ibikomeye bikaza ntabwo Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi biraza ariko Uwiteka akamukiza muri byose Nestefo shane eziniwayiti nestifoha ntabwo uzabura kugeragezwa ariko Imana ntabwo izaguta mu bigeragezo ntabwo uzabura kurwanya ariko Imana ntizemera ko ibikurwanya biguhitana ntabwo uzabura kubona
abanzi, ariko Imana izakurinda ko bakumira bunguri. Ntabwo uzabura abagucira igico, ariko Imana izasiba izo nzobe ihereye ku rwa mbere no ku rwa nyuma. Bivuze iki? Biravuze ngo abakunzi ba Yesu bazi kubana nawe no mu bihe bikomeye. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Emisakosa, iyo ureba umucyo, umwana w'umucyo aba mu mucyo, umwana w'umucyo avuga umucyo, ugendera mu mucyo. Abantu barashaka kwitwikira izina rya Yesu bagakora ibizira. Kwitwikira izina rya Yesu ukaryitwikira, kuko abantu bose muri iyi minsi bazi ko iyo abantu kukijijwe bapfa kugiramo akantu k'icyizere. Nubwo muri iyi minsi nyine byasuzuguritse, ariko mbere yo bavuga ngo ndi umurokore, abantu bakubahiraga icyo bakakugirira icyizere. Noneho kuko ari ibintu abantu banyuzemo, ariko Imana itugarukeho. Ubundi abantu babyishemo, ariko kera byari ibyiringiro, byari agaciro, zari imbaraga. N'uyu munsi none abantu babyishemo bakiba, abandi bakesikoroka, bigatuma abantu badufataho ijambo, ariko kera byari ibintu by'agaciro. Rero abantu barashaka ngo nanjye ndi umurokore, ariko uriwe gute? Uriwe gute? Ubikora gute? Uramutse Yesu niba wemera kuri intumwa mu cyimbo cye, uri umwambasaderi mwiza wa Yesu, aje ibyo ukora nibyo yakora. Yagushima ngo nanjye ngo ndakomerezaho wari ugeze. Ibyo ntabwo bikwiye kugarukira gusa kubivuga uri mu rusengero. Ukwiye kubitekereza uti ndi mu rugo. Ubundi uri mu rugo uri ambasaderi, uri mu kazi uri ambasaderi, uri mu muryango uri ambasaderi, uri mu bashuti bawe, mu nshuti zawe muganira uri ambasaderi, uri mu muhanda mu modoka uri ambasaderi wa Kristo. Ukwiye kuvuga ngo aramutse asanze, kuko ngo umuntu wese ngo aho Imana izavugira niho azazamukira. Ngo abari mu nzira ntibazasubira mu rugo, abari hejuru y'inzu ntibazasubira hasi gutora ibintu, abari mu kazi ntibazasubira mu rugo, abari mu muhanda reka aho uzaba uri impanda nituyumva ngo tuzahaguruka, tutadezoneka, tuzaguruka. Kwiye kuvuga ngo ubundi aramutse asanze aha yavuga ngo komerezaho mwana wanjye, cyangwa nanjye ndakomerezaho, kuko iyo akubwiye ngo komerezaho anaguhishurira ibikwiriye bikurikiraho. Imana dutabare ko niba usenze ushobora gusenga ku rwego ubohoza ibisubizo wowe wari buzasubizwe ejo, ukishyira ku rutonde rw'uyu munsi, ubundi ukamusunikira hirya kuko ntahari. Nanjye rero ndazenga, ndavuga ngo Mana, niyo waba udahari, aba bantu barunze amabuye ahangahangana gutya kandi bakayarunda nk'ibyifuzo byabo, byanga bikunda nturabura uri butabara uyu munsi. Rero uyu munsi ndamukuza kuri iyi nimero, uzamutabare ejo cyangwa ejo bundi niba ariho wari buzantabarire. Ni ngewe waje gusenga. Urumva nyine gusenga mu ishyamba byari bikemewe, turikanyarira, amabuye ni menshi, ndayareba ndavuga nti no, ninjye ugomba gutabarwa. Nterura ibuye, ngewe navuga nti nanjye ngiye gushyira icyifuzo cyanjye hariya, kandi kugira ngo Imana intabare ndagishyira hejuru y'ibindi. Ndeba igishinga, byari ibishinga nka 6 by'amabuye, ndavuga nti ndashyira kuri kiriya kinini kandi kiri hejuru. Bivuze ngo hagaze hejuru, ninjye uri butabarwe mbere yaho. Kwizera kurarema. Iyo udafite kwizera hari ibidakoreka. Ndangije fata ibuye ryari ryarahirimye, ntabwo nagiye kuritora, agiye mu kabande, natoye rimwe mu yo bazanye n'ubundi. Ndavuga ni iki nibyo byifuzo byanjye nanjye nshizemo, ndaryikorera. Aho rero niho naboneye ko harimo n'abakristo nyobora, numva bari kujya bavuga ngo dore bakajya bavuga mu mazina ko turangura n'umuyobozi wacu, numva bavuga nyine, ariko sinari mbitayeho, njye nifite ibibazo kuko nari mfite ikintu kintugaritse kandi kigomba gusubizwa uwo munsi. Numva rero ntabwo iyo ufite ibintu bigutugaritse ugomba gusenga, ugasenga nkaho wagira ngo nturina. Ndasenga, ndazamuka, nurira ya mabuye ahubuka, amubukana, ndagenda nikubita hejuru ngo pa, nikubita hejuru kuri ya mabuye nikubita. Hari abakristo bo bavuye mu irango muri paruwasi yarango muri ADPR, nari mbazi, twari tuziranye, twaragiye duhura za Kindama naho mu irango.
nkimanuka kuri ya mabuye nahise ngeza kuri ya mabuye nkimara kubona nditeretse hejuru atambukanye ngo nariwe kugerayo ndigejejeyo neza ndituyeyo ndavuga ntiyo n'Uwiteka karabaye niyo ndakubonyera tuwiteka urumva nabanjije gusengera iby'Imana ibyifuzo biri mu nshingano zanjye cyangwa se kwikorera ibyifuzo byo mu murimo w'Imana mbona kwikorera ibyanjye ndangije ndamanuka abantu Imana inkura ku maso nagira kubona ibintu byabo ndabibabwira ni wowe nibi gutya na gutya taha wa mugabo wanzanye w'umukire arabona ko abantu bari gusubizwa aravuga ati nizanira umuntu none barasubizwe nge ndasigaye ariko nawe yegera hafi yegeye hafi ndamubwira ni dore we bari barakwimye uburenganzira bari baranze kuguha amasezerano ngo mukorane kandi wapotetse ibifaranga byinshi nyuma niwe yaje kutubwira ko yari yarapotetse ipoteke ya miliyari 3.5 muri Twiga Cement turangije ndamubwira nti ufite n'icyapa watinye kumanika washaka gucomeka ku modoka ngo ugende wamamaza ibyo bintu ariko byarakunaniye Imana irambwiye ngo none hagenda umarike icyapa ibendera rirazamuwe ni kandi barakwemereye Uwiteka arabikoze ahita avuga ati yo ati nibyo byari byazanye we Uwiteka ati ndatashye ahita arandeba cyane arambwira ngo ndavuze ngo tera haleluya 7 nanjye ndamubwira ngo ni wowe zitere wowe Imana itabaye njyewe wizintereje kurumva nari nifite n'umubabaro w'ibyifuzo byanjye nawe mbona ararakaye aravuze ngo ndavuze ngo tera haleluya 7 mbona none nta mikino afite nanjye ndikwedura ndazitera nteri ya mbere nteri ya kabiri anyikiriza wa mugabo nteri ya gatatu ngeze ku ya karindwi arambwira ngo bitewe n'umwuka mwinshi wari urimo mwemereye 100 nari nagiye gusengera 70,000 njya nkunda kubwira abantu ngo haleluya 7 zabyaye 100,000 Imana irishura abantu rero ntibajya babyumva bajya bagira ngo ni ukuburikora ngo ni ibinyoma ibyo mbivuze mpagaze ku maguru yanjye yombi ko Imana igikorera mu kwizera kudasanzwe igasubiza komeza usenga Imana guma mu masengesho ntabwiza kwirengagiza aho yaye yipfukamira uyisenge uyibwira ibyawe byose izasubiza amasengesho. Igitabo cya Zaburi 119 murongo w'122 tugere epfo gatoya. Ijambo ry'Imana ravuze ngo wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe abibone be kumpata. Amaso yanjye amarwa no kwifuza agakiza kawe n'ijambo ryawe ryo gukiranuka. Ujye ugirira umugaragu wawe ibihwanye n'imbabazi zawe kandi unyigishe amategeko wandikishije. Ndi umugaragu wawe umubwenge kugira ngo menye ibyo wahamishe. Igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Nicyo gituma nkunda ibyo wategetse nkabirutisha izahabu naho yaba izahabu nziza. Imana idufashe. Mfite ijambo rivuga ngo Imana iguhe ibihamya bifatika bive mu mvugo no mu nyandiko. Imana iguhe ibihamya bifatika. Kubera iki? Uyu mugabo witwa Dawidi yaravuze ngo Uwiteka wigwatirize ko uzagirira neza umugaragu wawe abibone be kumpata. Hari igihe baguhata ibibazo, hari igihe baguhata bakwishima hejuru, hari igihe baguhata baba bahari kandi bafite bahagaze hariya ku kanunga. Nigeze mbwira abantu ngo igihe kimwe Elisa
aherekeje Eliya yari afite ibigo 5 by'abana b'abahanuzi yubatse: Dotani, Samariya, Yeriko, Dotani, Girugari. Ibyo bigo byose yarabyubatse, akajya buri kigo cyose ashyiramo abana b'abahanuzi 50. Muri make yagiye arera abana mu mpano, cyangwa se abantu mu mpano barakuru. Noneho agiye kugenda, Uwiteka ashaka kumujyana mu ijuru muri serwakira, arabatereka ne kugenda gutyo, ngende mbanyuramo, ngende mbasezeraho mu buryo ntari bubabwire ko ngiye, ariko mpagere. Burya ibirenge byuzanye inkuru nziza ku musozi ni byiza. Noneho ngo yahagera, kuko bari bamaze gukura, hari ibyo bahishurirwa, aho kugira ngo babwire Eliya ngo uragiye uradusize, ahubwo bakegera Elisa bati ahuzi ko Uwiteka agiye kugukuraho shobuja, bakamubwira ngo agiye kugukuraho shobuja, ariko bakibagirwa ko nabo ari shebuja wabo. Hari igihe umuntu akukina ku mubyimba ashaka kukwereka ko ufite akaga n'amakuba, ariko nyamara afite akaga n'amakuba biruta ibyawe. Kubera iki? Kuko ari wowe Satani afite gahunda yo gushyira ku gacuri, kuko namara gucurika ibyiringiro byawe arabacuritse n'iby'abandi. Niyo mpamvu Yesu Kristo ndamukunda yabwiye Petero, aramubwira ngo dore Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho nagusabiye ngo ukomere, numara gukomera dukomeze n'abandi. N'ijambo rivuga ngo ntukipfobye, ahubwo ujye umenya ko uri umumaro mu bwami, kuko hari aho ukomera ugakomeza n'abandi. Haleluya! Niyo mpamvu n'imbaraga z'amasengesho n'ujya uzigira ntukazinyanyagireho. Hari igihe ziba zizakomeza abandi mu gihe bo badakomeye. Abo bana 50 rero habonetsemo ngo 50, ngo baravuga ati mugiye kureba umuhungu ugiye guseba, arimo akurikira umuntu utari bugaruke, kandi agiye guseba. Ngo none icyatumaga bavuga ngo ari busebe ni Yorodani. Baravuga ati turamuzi Eliya we nagera kuri Yorodani kwambuka birashoboka, ariko suriya ko nta mbaraga afite aragaruka ate? Ko nta mwuka wera ukora ibitangaza nk'uwa Eliya afite, aragaruka ate? Menya yuko Elisa yakuze, kuko yari yarigiye ku birenge bya Eliya. Ikindi ntiyigeze atakaza intumbero y'icyamuzinduye. Ubu impamvu abantu benshi mubona batsindwa nuko batakaje intego y'urugendo, bagatumbera impamba y'urugendo. Iby'Imana yabahereye mu rugendo ngo bibatunge byabibagije objective, byabibagije intumbero, icyabazinduye. We rero kuko umunsi Eliya agira umwitero ngo yumvishe ijuru rimwe amavuta, yumva urimo imbaraga, aravuga ngo gutunga amavuta y'ijuru biruta gutunga inka zihinga, biruta gutunga ibigega bitari mu mwuka wera. Gutunga amavuta y'ijuru biruta kwicara ku ntebe z'icyubahiro ariko ufite ibikwica utazi. Arangije aravuga ati nzakurikira Eliya paka mukuyeho umugabane w'umwuka umurimo. We rero yari yarakuze batabizi, ngo abana 50 ndi kujambo rivuga ngo wigwatirize kuzagirira neza umugaragu wawe, kugira ngo abibone be kumpata. Abafite amagambo y'ubwibone ubahe gasopo baceceke, atari uko mwanganye nabo, ahubwo wowe imirimo n'ibitangaza ibyo urajya ukora. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Nahoraga njya kuvomba amashimwe y'abandi, narebera mu madirishya bandi bashima,
Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima nuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wamaye. Buri ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimba mutima ayirange mfite ubuhamya bwigendera. Hari igihe ugira ubuhamya bugenda, wakwibuka ko wari upfuye, wakwibuka ko abadayimoni baguteze ukabibona ukavuga ati ndi ubuhamya bugenda. Wakwibuka ibyari kuguheza umwuka Imana yari yaburijemo. Ndashimira Imana ko n'uyu munsi n'uyu mwanya hari ibyo iri gukubitira kure hirya kugira ngo ukunde ubeho, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze, kugira ngo ikomeze ikurinde, kugira ngo yitamurure rata. Imana ihabwe icyubahiro. Abana 50 baragenda bahagarara ku kanunga bati tugiye kureba Elisa akorwa n'isoni tubibone. Bahagarara ku kanunga da, barahagarara bati murebe. Eliya afata umwitera kubita mu mazi, amazi yigabanyamo kabiri ngo bombi bambukira humutse. Niko bivuga mu bice bibiri by'abami. Abana b'abahanuzi barabati mwebwe gusa mwe kureba ibya Eliya, muraje murebe uriya musivire ibimubaho. Ndashima Imana ko ibyo baguteze, ndashima Imana ko iminsi baguteze bitari buhane n'imigambi yabo. Iminsi bakubariye kumara ku isi warayirengeje nibarekeraho. Iminsi bakubariye kumara ku isi we warayirengeje nibarekeraho. Nibareke Imana ikore, nibareke Imana nayisoza amasezerano. Nibareke Imana ikore, nibareke Imana nayisoza amasezerano. Shenisawo Peter kusangiriwa ayazi wizi right nerasi nesipine wanga niwizaya warayirengeje nibarekeraho. Ayi warayirengeje nibarekeraho. Iyo baguhaye warayirengeje nibarekeraho. Ngo bambutse Eliya ngo azamuwe mu ijuru kuko Elisa atigeze arangara. Wagiye kubona abona wa mwitero wa wundi yigeze amunagira ugatuma asiga inka. Ubundi muri ibyo yavuze ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mwivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye yami. Hebasi hari ibintu umuntu asiga kugira ngo wamatane na Yesu. Haba hari ibintu ugomba gusiga. Elisa yari yarasize agaciro n'ubutunzi bw'inka, yemera gukurikira Eliya. Umuntu arusha amafaranga amukurikira kugira ngo amukureho ubutunzi bwitwa umwuka wera, umwitero. Abantu barashaka ngo Yesu ngo abane nabo bakigumye mu bintu byo kujinjira mu cyubahiro, bakivimviramo. Hari ahantu hari ugomba kworoha ukavuga ati Yesu ndakubashyira tumanuka ubane nanjye, ukamanuka cyane Yesu agahabwa icyubahiro. Noneho Elisa yaravuze ati aho kugira ngo inka nzigumemo mpinge nuzuze imigega, nzamanuka siga inka ariko Yesu abe muri cye. Mwuka wera ngubone. Arangije araza bo ntibabizi ngo Eliya akimubwira ati mbwira icyo ushaka ntaratandukanywa nawe nyigukorera. Ndamubwira ati umva rero
ngewe burya ubona naje mfite ikingenza, kandi icyangenzaga kwari ukubona izo mpano, kwari uguhabwa umwuka we, kwari ukubona imbaraga, kwari ukugira amaso areba, kwari ugukorwaho, kwari ukugira agakiza, kwari ukugwiza imbaraga z'umutima. Aramubwira ati ndagusaba imigabane 2 y'umwuka ukurimo. Ndaramubwira atumva, usabye icyo nanjye ntagira. Urasaba umwuka ku by'ishuri 2 uwanjye se ngewe urumva iyo nza kugira simba narakoze ibitangaza byinshi. Ati rero usabye ikiruhije, ariko nawe numbona nkukurwaho kirarubuko, ariko nutamubwiye ngo nuba amaso bikubere uko wizeye. Elisa rero yabaye maso kugeza ku munota wa nyuma. Eliya ngo azamuke, kuko Elisa yazinduwe n'umwitero, nta kindi yamunagiye. Yaramubwiye ngo dore ngiyo ya migabane, dore ngiyo nguhaye icyo bita handover. Burya niho bahaniye handover. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo Yesu yabwiye intumwa ngo wavumye igiti cy'umutini, aravuga ati ntuzongere kwera ukundi ngo gihera ko kiruma. Ngo abigishwa bati ko ufite imbaraga zingana gutyo ku rwego uvuma umutini ugahita wuma. Arababwira ngo mwebwe muramutse mugize kwizera, ntabwo mwavuma imitini gusa, mwabwira n'imisozi ngo ikurweho. Bivuze iki? Biravuze ngo iyo umuntu yizeye Kristo amukorera handover y'ibitangaza by'imirimo ku rwego icyo avumye kivumika, icyo ahesheje umugisha kikawuhabwa, icyo yirukanye kikagenda, icyo asabye Imana ikakimuha, kuko aba afite handover y'ijuru. Yesu amukorera handover. Amen. Elisa nawe yari ari gukorerwa handover na Eliya. Ariko mana we ndumva nakubwira ngo zamura ibiganza ubwira Yesu ngo ndumva nizeye nanjye nkorera handover, ndumva nizeye ma handover nje nguhagararira, ninyagera mu iteraniro nguhagararire, ninjya natura ibintu bibeho, ninjya senga ujye unyumva, abantu bafite ibibazo nimvuga baruhuka, bafite imitima ikomeretse baruhuke. Imana igukorera iyo handover. Amena. Arangije ngo amunagira umwitero. Elisa kiwufata ngo ahita avuga ngo rata data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, ngo ahita amanuka na wa mwitero. Ya 50 iri hari ivuga ati mugiye kureba ukuntu umuturage amwara. Nyamara dufite ijambo rivuga kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hakamera nk'urutare. Abazi kagiye kumwara, Uwiteka yamanukiye ku mutarara anyuze mu mwitero. Hari umwitero Elisa afite abandi batazi. Biravuze ngo iki? Imana igutabarira mu ibanga muziranyeho abandi batazi, igutabarira mu mbaraga ufite abandi batazi, igutabarira mu yo wasenze mu ibanga abandi batazi, igutabarira mu isezerano yaguhaye abandi batazi. Elisa yari afite umwitero abandi batazi. Akikubita kuri Yorodani ngo ahita ukubitamo akiri, ariko muri gahunda ya Eliya ngo aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Ihita imwitaba. Ngo bagiye kubona abona ya mazi yigabanyishemo, ya 50 yari muteze amaso, ngo bahita bahindura imvugo. Ndumva Uwiteka magaze mu kwizera kurema. Imana igukorera ibihamya bituma bari baguteza amaso bahindura imvugo, abari baguteza iminsi bahindura imvugo, abari bari gukubita agatoki ku kandi bahindura imvugo, abari bazi kuzamwa bahindure imvugo, abari bari kukwishima hejuru, abashaka kwishima hejuru y'urubyaro rwawe, abafite gahunda yo kugutsikamira, abashaka kugucinyiza ngo utagaragara, abashaka kugira ngo bakwigizeyo, abashaka kugira ngo upfe nabi. Imana ikora ikintu kigaragara bahindure imvugo. Ko kanya ngo bahita batangira kubyina imbyino bati umwuka wa Eliya uri muri Elisa, umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Batangira no kumuramya, bamwita databuja, bamwita boss, bati databuja, bati twabibonye ko Imana yakugendereye. Bati kandi se buriya nta kuntu buriya databuja yaba umwuka amugurukije akamujyana mu butayu. Ivangirwa ryose ribajyaho. Aho nta kajambo kavuze ngo nibakomeza kwinangira bakigira kabutindi,
ibyo bakwifuriza icyo gikombe nibo bazakinyweraho wigaramiye. Bari bazi ko Elisa yavangiwe. Umuntu uri gukurikira umuntu ugiye kujya mu ijuru, tiwe buri ari mu biki ivangirwa bari bo rifata, batangira kujya bavangirwa. Kubera iki? Ntabwo bafite iyerekwa, ntabwo bari kubona, imboni yabo iraciriritse cyane. Hanyuma bigarukiye kuri Dawidi, haragera no kuri Dawidi na Eliya yarabivuze mu bice 30 mu bice 18:36 wo mu gitabo cya mbere cy'abami, aho yararimo apfukamye ku musozi witwa Karumeli, ngo yararimo agoswe n'abahanuzi 850, 450 ba Bayali na 400 ba Ashera, bose bamureba bari kwijambo rivuga ngo Imana iri busubirishe umuriro, araba ariyo Mana nyamana. Ibintu byayoberanya habavuga ati kano kagabo karadusuzuguye gahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6, none mu mucunge ntabacike. Eliya nawe ahamagara amabuye 12, aravuga ati Imana yanjye mwasuzuguye imyaka 22, ntabwo shaka ko kuri ishuri ribusuzugurwe, ndashaka kwitaha mu miryango 12, igataha kwa Rubeni, igataha kwa Benyamini, ikajya kwa Nafutali, ikajya kwa Zebuloni, ikajya kwa Yuda, ikajya kwa Yosefu, ikajya kwa Shera, ikajya kwa Simiyoni. Imiryango yose uko ari 12 ayitirira ya mabuye. Arangije arapfukama aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi ntabwo ari ejo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Yongeraho ijambo nshaka kubwira ngo nawe wishiremo, aravuga ngo kandi bimenyekane ko nanjye ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibi byose kubw'izina ryawe. Aravuga ngo nyumvira Uwiteka, aba bantu bangose. Hari igihe Imana ikora ibintu atari ku bwawe, ahubwo ari abakugose. Hari igihe Imana idakora ibintu kubera wowe, ahubwo ikabikorera abakugose, abatazi umubano ufitanye nayo, abapinga amavuta ari muri wowe, abapinga ibihe byiza byawe n'Imana, abatanajya bamenya ko wavuganye nayo, abatanazi yuko Imana ibana nawe. Imana ikabikorera kugira ngo bamenye kwihari, bamenye yuko mufitanye ubumwe. Ntabwo ari wowe wenyine, hari abandi benshi cyane bagiye basenga gutyo, na Yesu gari inaha umunsi yarari kwa Lazaro, yarapfukamye aravuga ngo Data, ubusanzwe mbizi neza kusanzwe unyumva, ariko kuri iyi nshuro igitangazo ugiye gukora ntugikore ku bwanjye, ugikore kubera abangose. Reka mwatureho ijambo ryakira. Imana kuri iyi nshuro igira icyo ikora kubera abakugose, igira icyo ikora kubera abashaka kugucishamo ijisho, igira icyo ikora kubera ibihe bishaka kukuvana mu mbaraga, igira icyo ikora kugira ngo isi imenye ko wasenze Imana yera, igira icyo ikora kugira ngo n'abaraguje bamenye ko iyo usenga atari Bayali. Ndafashijwe Mana. Imana igira icyo ikora kuri iyi nshuro. Ntabwo ari wowe, ntugire ngo urikunze, ntugire ngo urabusenze nabi. Na databuja yararisenze iryo yararisenze, aravuga ati ntubikore ku bwanjye, ahubwo ubikore kubera abangose. Kandi arabizi ko isi tubamara imbi, arabizi ko ari mbi. Imana igira icyo ikora kubera abaguhanze amaso, abakubariye iminsi ku ntoki, abazi ko ugiye kumwara, abagucira imigani, abakuvugira mu ntamatama, abakuryanira n'inzara, abaragurije amazina yawe, abaragurije urubushako rwawe, abaragurije urubyaro rwawe, ababita wege n'igora hariwe, abari mu ngeri zitandukanye, abashaka gushyira hasi bizinesi yawe, abashaka kutagira ubuzima. Imana ibikorere bene abo bakugose, batifuza ishimwe ryawe, batemera ko Imana ibana nawe, batazi ko Imana igikwitaho, batazi ko ijuru nawe ryaguteturura. Yego na Mariya yarabivuze, uko niko Uwiteka yangenje ubwo yandebagamo mu bantu akandeturura mu bantu, ubwo yandebagamo akandeturura mu bantu. Imana igiturebera mu bantu ikaduteturura muri bo, kaguteturura kavuga ati baho nawe, ati nawe baho. Ntabwo muzi umuntu wari ku kidendezi yarabuze umunagamo, abafite amabonsa babanagamo, abafite aba bodyguard
bavuga ati we ntabwo mwemere kujyamo mwebwe barukomanya imbana, mwebwe mukomoka ibunaka no kwa runaka, no ntabwo ari ibyanyu. Bagahagarara hariya amabosi akavuga ati wapi, bano bagatanga imifaranga. Yesu aravuga ati nawe maze 38 irangiye. Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka zinga uburiri bwawe wigendere. Aramubwira ati haguruka zinga ibibazo byawe wigendere. Aramubwira ati haguruka zinga amaganya yawe wigendere. Aramubwira ati haguruka zinga ibikurwanya wongera ushime. Aramubwira ati haguruka zinga ibiguhiga maze utere intambwe. Aramubwira ati haguruka zinga ibikurwanya, zinga ibikunaniza, zinga amadeni, zinga byose wigendere. Amen. Haguruka. Iryo ni itegeko rya Yesu. Umwana w'umuntu wari wese agasuzugura hajya bivuga arakavuga ngo zinga sha zinga, dore igihe bahereye. Zinga, ndabivuze zinga, ndabivuze zinga, kandi ukazinga. Haleluya. Ukazinga n'abatakwemera bari hariya, ukazinga n'abari bavuze ngo ntuzabaho baraho, ukazinga n'abari barabisinye ko bidashoboka bahari. Nyumva ariko ko ndi mu mwuka ra. Ukazinga ukagenda urimo ngo umva yangiriye neza, umva yangiriye neza, uko yangiriye neza Imana yacu, kuko yangiriye neza. Ukazinga we, isi ikabibona ko wazinze. No masika, reka dusenge. Eva kitaso yavuze Dawidi. Rero Dawidi Imana yahamagaye, Dawidi Imana yitangiye, Dawidi Imana yabonye mu mutima gusa umunsi umwe ngo arayibwira ati ndakwinginze kuri iyi nshuro wigwatirize ndaguhendahenda kuzagirira neza umugaragu wawe, abibone be kumata. Abari kwibona gusa, abibwira yuko aribo bari mu mwanya wabo. Hari abantu baba bari mu bwibona barishizeho, barigize abantu bakomeye, ariko ngo abo ngabo nabo Imana igiye bacecekesha ikigwatiriza. Utagira gisunika ikamusunika, utagira kivugira ikamuvugira, utagira umusobanurira ikamusobanura, utagira umurwanirira ikamurwanirira, utagira umwibuka ikamwibuka. Nimetosheka na Yesu wangu asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu asifiwe milele daima. Asifiwe, asifiwe, asifiwe milele daima. Milele daima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahimbazwe ibihe byose, kandi ajya bishobora, ajya bikorera kwiyubahisha. Aravuga ngo wigwatirize. Ni ijambo rivuga ngo Imana iguhe ibihamya bifatika. Ibyari mu mvugo n'inyandiko bijye mu bihamya, bive mu nyandiko bijye mu bintu biri tangible. Ndumva nakubwira ngo Imana iguhe igihamya gifatika wereka abantu. Kuri iyi nshuro Imana ibiguhe igifatika. Imana itereke mu maso yawe igifatika. Imana ikureho ibikwitambika, ibyakingirizaga amarembo yawe bikurweho. Uwiteka zibura iyo soko, Uwiteka asobanura icyo gitangaza, Uwiteka asobanura ubwo buzima, Uwiteka asobanura abagukomokaho, Uwiteka asobanura inyandiko yawe, asobanura ibidasobanutse, asobanurira amahurizo ufite, asobanura ibikurwanya big ways knows never and
wista shomen grey ni vi wizingi ni wa nesha wiki no petato daidevi asobanure buri kimwe asobanure ibyo abantu batasobanura asobanure ibyo utabwira abantu asobanure iby'isi yasobanyije asobanure ibyo abanyamaboko basobanyije asobanure ubuzima bwawe asobanure amahirwe yawe asobanure agaciro kawe asobanure intambwe zawe asobanure ubuzima bwawe asobanure uwuriwe asobanure icyerekezo cyawe asobanure izina ryawe aho barisobanije asobanure ibyawe byose asobanure hene kosankore asobanure kuteta wigwatirize kuzagirira neza umugaragu wawe abibone be kumata abazi ko mwaye be kumata abafashe ijambo be kumata abari kuririmba intsinzi ko yuko natsinzwe be kumata abazi ko ngiye gukubitwa hasi be kumata abazi ko bagiye gukora igitaramo ko bafashe ijambo be kumata abari bagiye gukora ibirori byabo bipfube ndashima Imana ko bipfubye ndashima Imana ko ibyo birori bipfubye ibirori by'abari bagiye kwishima bakwishimira hejuru birapfubye 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 dusenge birapfubye birapfubye Uwiteka arabipfubye birapfubye iby'Imana ishaka nibyo biri bube birapfubye umugambi Imana uragaragara birapfubye Imana iri bwitamurure birapfubye Uwiteka agiye gucana itabaza birapfubye Imana igiye kubereka kwirusha amaboko abantu birapfubye 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 Uwiteka niwe muganga ugiye kuvura ubuzima bwawe niwe ugiye kugangahura ibyawe niwe ugiye gusobanura ibyasobanye niwe ugiye kurwana iyo ntambara ntabwo uri buvuge kuri inshuro niwe ugiye kukubera umuvugizi ntabwo uri bwisobanure kuri inshuro niwe uri bugusobanurire ntabwo uri bwirwanirire ahubwo ari bukurwanirire ntabwo uri bwikomangire ahubwo ari bugukomangire abari bahuje inama yo kukunaniza barakomana imitwe indimi zabo zirasobana kuko Uwiteka agiye gucana itabaza n'ibyari byihishe bigaragara kugira ngo akoze isoni ibyibwira ko ari ibinyembaraga kuko Imana ishobora byose tugiye gusenga ibibazo bigoye cyo ngaho nimuguze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro Haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara